neza wumve ngo njyewe buriya ntabwo nabona amafaranga nibagirwa inshuti zanjye kare ubwo nyine aho hantu ubundi turahagera ryari hano hafi ni mwahese mwana ikihe nabaza nkande kubona hari umuntu tukajyana mukamerekeza mwana ye none tugiye twahereye igenda n'akantu ariko nanjye urumva rega bosi yapfuye andimo amafaranga njye sinaberetse aho nakoraga koko bosi yapfuye andimo amafaranga isi yari yanyishyuye ariko nanjye wumve ngo niyishyuye ibishati nambaye niye sinagendeye aho rwose pe niyishyuye nanjye wumve ngo nta kintu nyine cy'ubu nanjye njya gupfa gukundi gukora ariko njye munyizeye mukanshakira akazi byamfasha nanjye nabakorera iki nahaza bakorera celebrating nyine tukagabana amafaranga kandi ukoze nyine ari tukurangira ariko nyine nawe nende bazamuye njye kumubaza ntihagira ikivamo ntihagira ikivamo nta kibazo ubwo ndababwira reka ngerageza amahirwe twitware niwe neza urumva ni Kambona bita nakoraga hano hirya gatoya muri site ya 6 ariko bosi wanjye yari agiye gucukura irombe nimba ari muri Kongo bimugwa hejuru ubwo rero none byarangiye ngo Imana kandi njyewe urumva nakoraga neza ndi umukozi wo mu rugo akazi kose nzi kugakora nzi koza amasahane nzi guteka ibintu byose ndubaha natabinywa nazoganywa nta kintu na kimwe habe n'ikintu na kimwe rwose habe n'ikindi kintu nzongera kumbabarira rwose mu makazi akazi ko mu rugo njye nagarukiye mu kiburamwaka diplomatise ni ibiki ubwo ntabwo warangije kwiga urumva haguruka ariko gatoya mubwire rwose njye ntabwo buranga ndakubwira abantu bicaye urumva ikibazo gihari urambwiye ngo diplome sisa urumva bosi wanjye hari najyaga numva rimwe na rimwe ari kuvugira kuri telefone numva aravuga sisa okay none se iyo umuntu buriya azi kuba yateka akaba azi kuba yakubaha akaba azi kuba yakoropa yakoza inzu njye numva ako ariko kazi twebwe tuba dukwiriye twebwe duha abakozi bo mu rugo tubaha akazi ari uko bafite diplome ari uko barangije kwiga kandi urabona njyewe urumva nkorera n'amafaranga make amafaranga rwose mwanama ariyo yose nayemera gusa mwazabona nkora neza mukanyongeza ntabwo twaguha akazi ko mu rugo iwacu twako nta diplome ufite ntabwo wigeze urangiza kwiga none se ubundi kubera iki muha akazi abantu basoje kwiga nyine baba bafite ubwenge nese ubu ngubu uje mu rugo ukatwiba utarigeze wiga njye ntabwo niba habe na gatoya urumva iyo kosa narikora koko ntabwo niba kubera iki njyewe urumva impamvu ya mbere natiba njyewe narihaye njyewe iyo ngeze mu rugo urugo nduhindura urwanjye rero mu rugo njyewe iwacu ntabwo babyemera ko tuguha akazi ko mu rugo umeze gutyo usa gutyo ntabwo bakaguha ariko rero reka mbabwire koko urumva njyewe mwandwanaho njyewe urumva nzi guteka umureti nkagutekera ku nkwi nzi guteka capamandazi nzi guteka ibintu byose nkabivanga kunkwi rwose inkwi nyine urumva ni ukujya gutashya nzi no gutashya ibintu byose urumva ndakwinginze ariko umva wambabariye koko ubwo ko kagira ikigongo urabona koko ubu se nahereye mu gitondo nshaka akazi nahuye n'abahungu bagera muri 2
banjyanye ahantu bagenda banjyana rero hano ubwo ni nk'Imana ihangirije mu makazi rwose Imana izabaha umugisha. ubwo rwose abo bantu bakuyobeye imitwe bwanga ntabwo twakagura. nakoze kubera iki mutakama koko nese ubuzi mayoneze mayonezi mayonezi urumva bosi najyaga mbona yisiga iri mu icupa akanayoga mayonezi ndayizi. nese ubwo twaguha akazi utazi na mayoneze icyo ari cyo. urumva njye mayonezi nese mayoneze ni amavuta. mayonezi nyine ni ibintu ubundi mayonezi ni ibintu bimayonezinga nyine. yego mu izina rya Yesu ntabwo bishoboka. nese ubwo uri kumva ubizi. ndabizi. utazi mayoneze si wagiza nayo ibyo kurya gute ku meza utazi ngo urashyiraho mayoneze cyangwa ibyo kurya njye ibyo kurya ubundi rimwe na rimwe iyo namenye yuko isaha yageze mbizana ku isaha manura isaha iri muri salo nkabishyiraho nkabikuzanira ukarira ku isaha uzana ku isaha cyane rwose. bose se ugira ngo ubwa mbere siyo twapfuye bose yaragiye arambwira ati rero ngo nabihita njyewe nshaka kuzambwira ku isaha urumva nanjye ndamwubaha akimara kugenda urumva aje yageze muri salo ubwo ndimuzanira ku isaha. ku isaha se isaha n'isahani ni ikikari isaha nyine tureberaho igihe. bimuzanira rwose ku isaha rwose kabisa wumve ngo ibintu byose njye mbimuzanira rwose ku isaha kabisa. ahubwo nyine ndabinginze mumbabarire mutari urumva ngo reka zibasi n'abana. oya ibyo byihorere twebwe mu rugo ntabwo ibyo ngibyo byashoboka ntabwo bakaguha umeze gukereba ukuntu isa njyewe umusatsi wanjye uyu musatsi nyine urumva najyaga mbona abantu bakoresha ku ma TikTok nkareba muri fone ya bosi ngasanga bafite ukabonamo ibyo bintu. twebwe mu wabona se bimeze kimwe n'ibyo wikoreye aho ngaho. njyewe nubuka ahantu mu cyaro reka kure nubuka ahantu mu cyaro kure urumva nyine ni mu cyaro. ubu hano harimo na radiyo nibyo bosi. radiyo ngaho umva ngo kandi ngo ntabwo wiba kandi wumva wibye bosi wawe bosi uri kumva wadukorera icyaha ngaho cyane. urumva bosi yarandimo ikirarane yapfuye andimo ikirarane ngo ikirombe cyaramubwiriye none se nimba yapfuye ntabwo wari kujya kwishyuza abiwaba kugira ngo iwabo ntabwo mbazi nyine ndabinginze oya uri umujura twabyumvishije ntabwo wajya kubona ukabona wadusohoye amafaranga wayamazemo. urarunguruka ibiki ahubwo ko ushaka kutwiba. rero umpaye amahirwe nzaza nkora njye amafaranga yose mwamaregana nayakorera. yego wajyangura umusazi wayakorera se mu oya ndeka wanyumvishije kuko ubu kungirira ikigongwe nk'umuntu ubu mama